Reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza cyane mwe mu mayininga payi. Iyi ni Fafi TV Rwanda, tugenda tugaruka ku makuru atandukanye, amakuru abagezweho ariko cyane cyane twibanda kuri cryptocurrency cyangwa se ifaranga koranabuhanga ngira ngo rimaze gufata indi ntera. Ababisobanukiwe mwabibonye neza ko Urusiya bwamaze kwemeza ndetse no gusinya umushinga wa mining, u Rwanda narwo rwamaze kubyemeza. So abantu turi muri payi currency cyangwa se digital currency ya payi, nezere ko ibintu ari uburyohe, ari ukuva mu byiza tujya mu bindi ndetse kandi icyizere kirushaho kuguma kuzamuka. Ngira ngo rero tubana buri munsi mu makuru, tugenda dusangizanya amakuru abacicikana ndetse kandi amakuru abagezweho uba ukwiye kuba wamenya. Abantu rero mwabibonye, mwagiye muri app yanyu ya payi, ngira ngo mwasanzemo impinduka. Abantu benshi nabonye ari kubimbaza ati bivuze iki. So reka ngira ikintu wenda mbivugaho kubera ko ni update ziba zikenewe kandi z'ingenzi cyane, kandi nanone zifite message cyangwa se meaning, ubusobanuro bw'icyo bishatse kuvuga. Mwabonye ko barimo baserebra, harimo itangazo. Donc ugifungura payi yawe urasangamo itangazo rivuga ngo update on open network condition 2. Yumvikana ko ari condition ya kabiri bamaze kugeraho ndetse banishimira. Bavuze ngo abarenga miliyoni 13, kari akamenyetso ka 13 plus miliyoni KYC babonye KYC and 6 million mainnet migrated pioneers. So ngira ngo reka tuze kumenya ngo kuki baserebuye, bivuze iki, bikaba byacishijwe muri dashboard ya payi. Ngira ngo murabizi ko ikintu kiba cyacishijwe muri dashboard ya payi kiba kivire kuri payi core team nyirizina. Byumvikana ko rero bari ikintu kiri special, kiri specific, cyihariye. So mu butumwa bacishijeho cyangwa se mu itangazo ryaciyeho, ngira ngo ryashizwe muri dashboard tariki 8 z'ukwa 8 saa 12 PM. Nge nibwo ryangezeho, ubwo nabandi duhuje isaha nibwo ryabagezeho. The network has reached over 13 million pioneers who have passed KYC. Bango baravuga ko payi cyangwa se community ya payi imaze kuba miliyoni 13 bafite KYC. Mwibutse ko ari miliyoni 60 zishira 70 bamayininga payi ku buryo buzwi, ku buryo buri active buhoraho. So muri zo miliyoni 70 rero ne eshanu, miliyoni 60 zirenga miliyoni 13 zimaze kubona KYC. Ngira ngo mwarabibonye cyane ko banoroheje uburyo bakaza kwemerera abantu bagakora validation, donc bagafasha payi core team gukora validation. So baravuga rero ko miliyoni 13 zamaze kubona KYC. Ngira ngo murabona ko bidasigaye bitinda. Ubundi imbere warapplyingaga bigatinda bikaba byamara n'ukwezi cyangwa se amezi 5 aho ngaho, ariko ubu ngubu urapplyinga KYC ugahita uyihabwa kubera ko bashizemo abandi bantu bakora validation. And over 6 million pioneers who have migrated to mainnet. Bango abandi miliyoni zisaga 6 bamaze gukora migration, bamaze gufata payi zabo bamayininze noneho bazishyira kuri mainnet, aribyo twita wallet. Ukavuga ngo ziri kuri balance isaha n'isaha, habayeho open mainnet cyangwa se launch nazikoresha. Then impamvu baserebuye, ngira ngo murabizi ko bari bihaye condition, bavuga ngo payi byanga bikunda igomba kuba launched mu mpera z'uyu mwaka, ariko bashiraho condition. Nago wabyuka mu gitondo ngo ulaunching payi hari ibintu tarageraho. Condition bari bashizeho nuko miliyoni 15 zigomba kuba zifite KYC. Miliyoni 15 zigomba kuba zifite KYC kugira ngo bemere ko launch ya payi network imaze igihe imayiningwa, imaze hafi imyaka 5
yemerwa igakoreshwa. Miliyoni 15. Muri izo miliyoni 15 ngira ngo hasize igihe gito batangaza ko izo zigomba kugerwaho. Urabona ko byihuse cyane, miliyoni 13 zimaze kubona KYC mu ntego miliyoni 15. Byumvikana neza ko ari igihe kiri kwihuta, barimo kwihutisha cyane ugereranyije nuko ubundi babihagaze. Noneho miliyoni 6 nizo zabonye migration, nizo zafashe payi zabo bazikora migrated to balance, donc barazigira ku buryo anytime bazikoresha, isaha n'isaha zakoreshwa. So muri izi miliyoni 6 rero bashakagamo miliyoni 10 zigomba kuba zifite migrated. Muri miliyoni 10 bamaze kubonamo miliyoni 6. Byumvikana ko nta kabuza ibyo bivuze ko payi yazamutse cyane, ndetse birimo kugenda byegereza. Murabizi ko bavuze ko igomba kuzalaunchinga mu mpera z'uyu mwaka, ndetse kandi ibimenyetso byatangiye kuboneka ko byanga bikunda uyu mwaka ugomba kuzabyara umugisha. No, through our collective effort, ngo hari imbaraga zashizwemo, we are progressing toward open network goals. Bango bavuga ati dushingiye ku mbaraga zashizwemo, biragaragara ko turimo kwegereza gufungura, donc turimo gushikira intego twihaye kugira ngo dufungure network cyangwa se Pi network. Keep in mind, progress is not linear and has been accelerating history. Ntabwo izi ntego, donc birashoboka ko ntabwo ziri linear, uburyo zagiye zishirwaho ntabwo biri linear, na nubwo byagiye bikurikiza historically ngo bigende gutyo nyine. Hari igihe kigera bikiyongera cyangwa se bikagabanuka, which means ko tugomba kuguma gusaba KYC twayihabwa tugakora kugira ngo bigume linear, hatazazamo impinduka. Donc then consider the ongoing grace period that started on July 1st, 2024. Ati ita mbere na mbere kuri grace period. Please aka kantu mukumve mukamenye. Grace period murabizi ko bayihaye abantu bamayininze gusa ntibakore KYC, ntibanafite migration. Bagiye babaha igihe ntarengwa, ariko bose babahaye amezi 6 agomba kuzashika mu kwezi kwa 6 ku bantu batarakora KYC badafite na migration. Bahawe amezi 6 agomba kuzashika neza ku itariki 30 z'ukwa 12. So barabibutsa rero ko mugomba kwita kuri grace period babahaye, ukagenda ucunganwa nayo, ukamakinga sure ko payi zawe grace period itazifata. Then act now to KYC and complete your mainnet checklist to join the millionaire of pioneers already on mainnet. Mwite kuri KYC mu completing twatuntu. Donc urabona iyo ugiye muri main checklist uhasanga list 9 z'ibintu bigomba gukorwa, birimo KYC, birimo migration, ukamenya ko byose byamaze kuba green color, byamaze kuba icyatsi, kandi handitse ijambo completed hana reho tick. So ubyiteho umenye neza ko byose biri complete. Nkuko nababwiye, ugomba kureba zira checklist 9 ukamenya ko ziri complete kugira ngo ube winjiye mu muryango w'aba pioneer isaha n'isaha bafungura nawe ukungukirwa kuri payi zawe. Ngira ngo ikintu nababwira cyo nuko umuntu wese uzi neza ko amayininga payi ariko akaba yarabikerenje, akaba adashaka gukora KYC, akaba adashaka gukora migration, navuga ngo ni igihe ukwiye kwicara ukongera ukitekerezaho, kubera ko ntago
intego za payi ziri easy, ntago zoroshye, ntago ari ikintu donc hari uburyo twe dufata payi wenda kubera amateka n'ibiki ukumva ko payi ni ibintu biri aho ngaho byoroheje, ndi bize nzaba mbikora. So kuba pioneers rero they are serious more than how you think. Uko wakimagine kose bo bari serious, kandi nushaka ufate iyi network nk'ikintu kiri serious, kubera ko mpora mbibabwira ngo nta kintu gishobora gutuma iyi network ifailinga. Icyambere na mbere isi irayikeneye kubera ko yubakiye kuri web 3, isi yari ifite web 2, kandi murabona web 2 mu bintu by'ama network navuga ko nayo yazanye impinduka, ariko mwibuke ko nayo yazanywe na Bitcoin. So kuba Pi network yubakiye kuri web 3 isi irayikeneye. So ibyo wakikora byose uvuga ati wenda nzaba mbikora, cyangwa se biranashoboka ko byaba scam, sinzi ahantu uri, sinzi ideas ufite, sinzi na fact ufite. So ababishaka rero, abantu mushaka kuzungukirwa n'uyu mushinga ndetse mukaba mwahindurirwa ubuzima, mukore ibyo mwasabwe uko mubisabwa. Grace period nyaboneka ntizagufate, kubera ko igihe cyose yagufata isaha n'isaha ushobora kubura payi zawe, account yawe ikaba determined, kubera ko batanze igihe runaka. Kandi ntago Dr. Nicholas Kwakaris agikeneye abantu donc batamufasha mu kwachivinga goals arizo zo ku mayininga ugaterera hariya. Usibye no kuba urimo kwihemukira, urimo no guhemukira Pi community. So ngira ngo ni byinshi rero bimaze kugerwaho. Nahoze mbona abantu benshi bavuga ngo byanga bikunda turimo kwavansa, turimo kwegera igihe cy'umugisha. So dukomeze tubane rero, ukande subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru kandi uyabonere ku gihe. Iyi ni 5TV Rwanda, tugenda tubana buri munsi tukugezaho amakuru atandukanye, cyane cyane twibanda kuri cryptocurrency.